Hadizabe. Hadizabe ni ubwoko bw'abantu ki? Ni ubwoko nawe ubwawe bitatinya kukurya mu gihe bashonje. Niba barya inguge n'inkende kandi umuntu ari muri class imwe n'inyamaswa zirimo inguge n'inkende, bishatse kuvuga yuko n'umuntu bamurya. Ahanini uzarebe iyo imiti ikozwe kugira ngo isuzumwe, isuzumirwa ku nyamaswa zenda kumera nk'umuntu, zihuje bimwe mu bice by'umubiri byinshi n'umuntu, cyane cyane inkende. Niba bazirya bakazirya bya buri munsi, apana ibintu bibagwiririye, biramutse inzara iramutse ibateye, bishatse kuvuga yuko n'umuntu bamurya. Ubundi Hadizabe ni abahe bantu? Babahe? Mbese batewe n'iki gutangira kurya ubu bwoko bw'inyamaswa zijya kumera nk'abantu? Njye uri kumva Nduru rw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu ya Butamu, nyita ka Enzo. Hano ni kuri The Trends 250. Reka nkwibutse gukora a subscribe. Hadizabe ni ubwoko bw'abantu bakora umwuga w'ubukorikori no guhiga. Bazi cyane mu gace ka Lake Eyasi mu majyepfo ya Tanzania. Bishatse kuvuga yuko inkomoko yabo cyangwa aho baba ari muri Tanzania, mu gace kitwa Lake Eyasi mu majyepfo ya Tanzania. Benshi mu banyamuryango ba Hadizabe ni abantu b'ubwoko bwa Kizira, Hunter Gatherer. Ubundi abangaba bakomoka mu bwoko bw'abantu bita Kizira, Hunter Gatherers, aho babarizwa mu miryango mito, akenshi igizwe n'abantu bari hagati ya 20 na 30. Bagendera ku butaka butandukanye bw'igihugu kandi bakoresha uburyo bw'ubuzima gakondo butarimo ubuhinzi cyangwa ubworozi. Mbese ntago borora, nta nubwo bahinga. Akenshi ibyo bakora bo ni uguhiga ndetse n'ubukorikori. Ndagenda mbashyiriramo video zabo mugende mubareba. Ubwoko bw'abantu bitwa Hadizabe nibyo badahuriyeho n'abandi. Ikintu cya mbere cyerekana icyo badahuriyeho n'abandi. Hadizabe ni umwe mu bwoko bw'abaturage bakora ibikorwa byo guhiga no gukusanya ibiribwa gusa, kandi ni abantu batari benshi, aho imibare y'abanzi ibagaragaza ikaba iri hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 gusa. Ni abantu batandukanye cyane n'ibindi bihugu cyangwa indi miryango isanzwe y'abaturage b'Abanyafurika bo muri Afurika y'Uburasirazuba. Mbese inkomoko yabo ni muri Afurika y'Uburasirazuba, kandi mu mico yabo bagira uburyo bwabo bwihariye bwo gutura no kubaho. Iyi niyo mpamvu iyo urebye ugereranije n'abandi bantu bo muri Tanzania nk'Abamasayi cyangwa Abadatoga, bafite uburyo bwo kubaho burimo ubworozi bw'amatungo cyangwa ubuhinzi, Hadizabe bakomeza kuba abahanga cyane mu gukurikira ubuzima bwabo bw'umwihariko ubwo mu bwoko bw'aba Hunter Gatherers. Ubundi ubwoko bwabo mu kirimi cy'amahanga bakunze kubita aba Hunter Gatherers. Hadizabe batandukanye n'abandi bantu ku buryo bakora ibikorwa bya buri munsi, mu buryo bakora ibikorwa bya buri munsi nk'ubugeni cyangwa guhiga inyamaswa.
batabitse ibikoresho byabo ngo bibakweho nk'uko abandi benshi babikora, ahubwo babasha gukora ibikorwa byose byo mu buzima bwa buri munsi mu buryo bw'umwimerere kandi burimo ubwigenge butabogamye. Mbese ntabwo bajya babangamira isanzure cyangwa se ibyo twakwita nature, uburyo isi iremye. Bo bakora ibintu byabo byinshi babikora mu buryo bwa gakondo. Ingingo ya kabiri, ni iki gitangaje badahuriyeho n'abandi? Hadzabe bagira umwihariko w'uko bakora ubuzima bwabo neza mu bwigenge kandi bakirinda kugera mu buryo bukomeye bw'imibereho y'ibindi bihugu. Badahura cyane n'imico ya bimwe mu bindi bihugu cyangwa ubwoko bw'abandi bantu. Dore bimwe mu by'ibanze bitangaje bibatandukanya n'abandi. Ubwigenge. Hadzabe ntibakoresha uburyo bw'ubuhinzi cyangwa ubworozi nk'abandi baturage nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Bagendera ku buryo bwa hunter gatherers. Ni uburyo bishyiriyeho, ni nka sisiteme bishyiriyeho yo guhiga kwabo. Basanga ibyo bakeneye byose mu ishyamba, bigatuma batagira ibintu byinshi byabugenewe bakenera nko gucumbika, nk'imyenda cyangwa ibintu bisaba ubuhinzi cyangwa ubworozi. Imibereho itagira umurongo wihariye. Umuryango wa Hadzabe ntugira umuyobozi umwe wihariye cyangwa undi muntu wategeka abandi, ahubwo bakorana nk'umuryango ufite gahunda nziza. Mu gihe hari umurimo bagomba gukora, buri wese agira uruhare mu guhitamo icyo gukora. Bituma haba ubusumbane buke mu muryango wabo, mu muryango w'Abahadzabe. Kwihanganira impinduka z'imibereho. Ugereranyije n'abandi, Hadzabe bafite uburyo bwo kwihanganira impinduka no guhangana n'ibintu bitandukanye, byaba ibijyanye no kubaho, gushaka ibisubizo by'ibibazo bibaho muri rusange, cyane cyane ku bintu akenshi byerekeranye n'imibereho n'ukuntu babaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kubera iki bakunda kurya inyamaswa? Iki nicyo kintu mwinshi mwari mutegereje. Hadzabe bakunda kurya inyamaswa ku mpamvu nyinshi, zirimo iz'umuco, imibereho n'uburyo bwabo bwo kubona ibiribwa. Ubundi Hadzabe baba mu mashyamba. Mu mashyamba ntago baba bafite ubutaka bwera neza ku buryo bahinga, ndetse cyangwa se uburyo mu ishyamba murabizi habamo inyamaswa nyinshi, ntago baba bafite uburyo bapfa korora. Rero bahitamo kubaho mu buryo bwo kwirira inyamaswa ndetse n'ibyimejeje. Imibereho yabo, abantu ba Hadzabe bakora ku buryo bw'umwihariko mu mwuga wo guhiga no gukusanya ibiribwa. Guhiga inyamaswa nk'inyoni, impara cyangwa inguge ndetse n'ibitera, ibindi binyabuzima byo mu ishyamba, nibyo bituma babona ibiribwa by'ingenzi, by'umwihariko inyama. Inyama ziboneka mu buryo bwihariye, zikabafasha kubona isukari n'ibindi bikenewe mu mibiri yabo. Ubuhehesi bwabo.
Guhiga inyamaswa ni uburyo bwabo bw'imibereho kandi bagira umuco ukomeye mu bworozi bw'inyuma no guhindura uburyo bwo guhiga kugira ngo babone inyama cyangwa ibindi bikenewe. Aho bifuza kujya guhiga inyamaswa bituma bagira uburyo bwo kubona imibereho y'umwimerere n'uburyo babaho ku buryo butagira ibyifuzo bikomeye nk'ibikoresho byinshi, amazu menshi cyangwa se ibindi bintu abandi bantu bakenera kugira ngo babashe kubaho mu buzima bwa buri munsi. Inyama mu buzima bwabo bw'umwimerere. Mu muco wabo inyama zifite umwanya w'ingenzi kuko zitanga imbaraga kandi bikabafasha kubona ibiribwa bakeneye kugira ngo babashe gukomeza kubaho. Inyamaswa zinyuranye nk'inyoni cyangwa inguge ndetse n'inkende, inyama z'inyamaswa zitandukanye ni ingenzi mu biribwa byabo by'umwimerere. Ni ibintu nyine bibafasha kubaho bya buri munsi. Ni nk'uko mu Rwanda uvuga uti wenda ibiryo dukunze kurya ni umuceri n'ibishyimbo, mbese nabo inyama ni ikintu batamara iminsi ibiri cyangwa se n'umunsi batariye. Muri rusange Hadzabe bagendera ku bikorwa by'umwihariko byo guhiga no gukusanya ibiribwa bitandukanye n'iby'abandi twari dusanzwe tubona. Bagira uburyo bw'umwimerere bwo kubona ibyo bakeneye, byaba inyama, indabo cyangwa ibindi biboneka mu ishyamba. Mbese bo bagira uburyo bahiga. Kubyara no guhiga inyamaswa ni igice cy'ingenzi ku buryo bwabo bwo kubaho no kwishimira imico yabo y'ubwite. Mukunze kubona amavidewo menshi ari kwerekana abantu bari kurya zimwe mu nyamaswa zidasanzwe, ubundi babita aba Hadzabe. Ni umuryango ukomoka muri Tanzania, mu gice cya muri Tanzania. Abakerarugendo basigaye bakunda kujya kureba uburyo abo bantu, ubwo bwoko bw'abantu bubayeho. Hadzabe ni ubwoko bw'abantu bw'abakora umwuga w'ubukorikori no guhiga. Ubundi icyo nicyo kintu cya mbere twabasha kubamenyaho kuko nicyo kintu kibabeshejeho. Njye wari uri kumva Ndorwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkaba nakwibutsa gukora subscribe mu gihe utarayikora kuri The Trends 250 kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu za buri munsi. Ntihagire video yacu n'imwe igucika. Reka nkwifurize kugira amahoro y'Imana ndetse amahoro n'imigisha nabane nawe kandi ugubwe neza. Ibuka gukora subscribe kuri The Trends 250 kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe.